Guverinoma yubatse hoteli Serena, abaterankunga batubwira ngo turimo turonona amafaranga. Ibyo nibyo Ambasaderi Charles Morigande yavuze. Ambasaderi Dr. Charles Morigande winjiye muri guverinoma mu 1995 ari Minisiteri y'Ubwikorezi n'Itumanaho, Minister of Transport and Communication. Avuga ko yabonye byinshi byatuma kuri ubu abanyarwanda bashima Imana. Kigiye mu 1995 abanyarwanda barenga miliyoni 3 bari bakiba mu nkambi z'impunzi hanze y'u Rwanda. None ubu baratashye. Icyo gihe kandi mu 1995 ingo zari zifite telefone nizageraga ku bihumbi 10. Nyamara muri iyi minsi hafi buri rugo rwose rufite telefone, akaba n'abafite izirenze umubare w'ababa mu rugo. Icyo ni ikintu twashimira Imana. Amashanyarazi yageraga ku ngo zitarenze 3%, ariko uyu munsi ingo zirenga 83 zifite amashanyarazi. Ambasaderi Morigande avuga ko igituma ibyo byose bishoboka ari uko abanyarwanda babanye mu mahoro n'umutekano. Yatanze izindi ngero z'inama zikomeye u Rwanda rwagiye rwakira ndetse rukomeje no kwakira, ari ubwa mbere zibereye ku mugabane wa Afurika. Ibikorwa remezo nk'amahoteli akomeye bikomeje kwiyongera n'ibindi. Yavuze ati, guverinoma yubatse hoteli Serena, abaterankunga bacu barimo nka Banki y'Isi, Ikigega cy'Isi cy'Imari MIF, ibigo by'i Burayi, bose batubwira ko turimo turonona amafaranga kuko nta bantu bazabona baza muri Serena. None ubu twubatse n'izindi zirimo Marriott, Radisson Blu n'izindi ziracaza. Ati cyavuyemo uyu munsi nuko iyi Kigali ari wo mujyi wa kabiri ku mugabane wa Afurika wakira inama mpuzamahanga nyinshi, abaturushaho gato ni Cape Town muri Afurika y'Epfo, ariko ngo nayo tuzayicaho mu minsi iri imbere. Rero impamvu yo gushima Imana ni nyinshi, navuga bukira bugacya. Hoteli Serena yahoze yitwa Intercontinental, ikaba yarafunguwe muri 2004. Yakiraga cyane cyane abashyitsi n'inama mpuzamahanga zaberaga i Kigali, dore ko ari we hoteli yari ku rwego ruhambaye yabonekaga mu Rwanda. Izi ngero z'iterambere u Rwanda rugezeho Ambasaderi Morigande yazitanze agaragaza impamvu y'igiterane ngarukamwaka cyiswe Rwanda Shima Imana, aho igihugu cyose gihurira hamwe mu gushima Imana n'imigisha ikomeje guhundagaza ku Rwanda. Rwanda Shima Imana ikabije mu isura nshya muri umwaka wa 2025. Usanzwe iki giterane cyakundaga kubera kuri Stade Amahoro, ariko muri uyu mwaka wa 2025 Rwanda Shima Imana izizihirizwa mu gihugu hose binyuze mu nsengero zifunguye zose z'amatorero n'amadini yose mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru hagati yo ku 29 na 31 Kanama 2025. Ambasaderi Dr. Charles Morigande, umuhuzabikorwa wa Rwanda Shima Imana ku rwego rw'igihugu, yasobanuye impamvu iki giterane kitazabera muri Stade Amahoro. Yavuze ko impamvu ari uko iyo kibereye kuri Stade Amahoro usanga ari Kigali Shima Imana mu by'ukuri, kuko abanyakigali nibo bashobora kuza kuri stade kugira ngo buri munyarwanda wese abashe gushima Imana kandi ku buryo bworoshye. Nuko iki giterane cyakorerwa mu matorero yose y'igihugu, mu nsengero zose, kuko muri izo nsengero hahurirwamo n'abanyarwanda bagera kuri 95%. Uyu mwaka twaravuze tuti byaba byiza tuyigereje abanyarwanda, kuko kugira ngo tuyitegure ibere kuri Stade Amahoro, abanyarwanda bayikurikire kuri televiziyo na radio no ku zindi mbuga za internet. Reka noneho tuyegereza abanyarwanda aho basengera mu nsengero zifunguye, babe basenga ku cyumweru cyangwa se abasenga ku gatandatu, ndetse ingeri zose no ku bayisilamu nabo barasenga. Twaravuze tuti ahantu hose abanyarwanda bahurira basenga, reka tuzabasabe iyi weekend impera z'iki cyumweru insanganyamatsiko izabahuza izabe iyo gushima Imana, kubera ibyo yashoboje abanyarwanda kugeraho, kubera ibyo Imana yashoboje abanyarwanda kugeraho, aho yatuvanye, aho itugejeje, ndetse tunayishimire n'aho ituganisha, kuko itanga amasezerano meza. Abafite insengero zifunze bazifatanya n'abandi aho insengero zifunguye hafi y'aho batuye, ariko n'abatazabishobora kubera ko insengero zifunguye ziri kure cyane, ngo bazashima Imana aho bazaba bari hose. Kuba Rwanda Shima Imana 2025 igiye kubera ku nsengero zo hirya no hino mu gihugu, ngo ntibivuze ko itazongera kubera muri Stade Amahoro nk'uko Ambasaderi Morigande yabisobanuye. Ati wenda umwaka utaha tuzabikora byombi, twasanze tutabikora byombi uyu mwaka kuko bitwara umwanya kubitegura. Turavuga ngo reka tubanze tumenyereze kubikora mu matorero
umwaka utaha wenda tuzabikora byombi. Ubutumwa ni ukutibagirwa ibyiza Imana yadukoreye. Rwanda Shima imaze imyaka 13 itangiye. Ya mbere yabaye muri 2012 ni igitekerezo cyagizwe n'umuryango Peace Plan cyo kujya bahuza abanyarwanda kugira ngo bashime Imana kubera aho yavanye u Rwanda n'abanyarwanda ndetse naho irugejeje. Murakoze, tarutse gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira ngo muzajye mubona amakuru gatanu kandi niba ufite igitekerezo yitange mu mwanya wa comment. Murakoze, gira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva iki kiganiro.